Muri se mama siba cyabigura cyo musigura bicitse witeka akazi twaguhaye cyo kugakora neza ugakorera igihugu ukajya uneka ukaza ugahotsa amakuru njyewe nk'abamane nangaho umwembe uyu si Madina ndi kubona hano hantu ngiye kugira amahirwe yo guhura n'uyu mukobwa wambaye icyuma cyanjye wowe wajyana mwembe nangahe ure miseri sede ibintu biragurishwa ubu yimereye 3,500 ubu nangahe nese ubu ko nashakaga n'imineke ibi binyamara ubu nangahe 700 umuneke nangahe aka ni gatoya ahubwo ariko urahiye ese uvuye he uvuye ijana wamaye ryiza ushaka kumenda urabona nari umunyakigali ese bakinde miseri sinakwishyuye urakoze Imfubyi ya Kigali bishinkunda Niki kuba uri kuryanisha bose ndaje ntabwo uri gusha ndaje kazi Ugahe Ndaba maso ndahari Deve ntabwo arakuvumbura Boss urabona ndo musiko bindene bite kuburyo Deve yamvumbura nta na kintu na kimwe aramenya kabisa barabana ndabona batangiye kwica akazi ndabona gatangiye gupfa Boss imyaka barimo irabibemeje baracyari bato barashyushye ukuntu ikindi kandi uriya Dave aragakobwa nabonye kari gutuma imesi itagenda neza iyo umuntu aguhaye imesi yo ukivanga n'inkundo ibintu birapfa so mpamya ko rero umusaruro witeze muri Dave ntabwo uzawubona ugomba kugira icyo hindura ukamuganiriza niba ari urukundo cyangwa ari imisheri mu muto Mike amakuru y'iki ni meza nyine umeze neza ndashima Imana ko mbona waratinze kuza guhasa utari bugiye kwiga mama yarambwiye ngo nirukanke ngere mu gasoko muzanira imyenda amakuru y'iminsi se mu rugo biragenda namwe se muhahira n'ahangaha oya mbo nari naparitse nkuko nabikubwiye nari mparitse hariya hirya kuri kaburimbo ndavuga ati reka mbe nanagorora amaguru abona ikirere kimeze neza nta zuba rihari ngo reka mbe nananura amaguru mbe nzenguruka
sinzi ukuntu musanze ari ku gasoko ndavuga ati Imana ishimwe duhuje reka nongere nkuganize nongere muvukishe. ntabwo waruje mu rugo? Oya ntabwo narinje mu rugo ahubwo nuko wenda narinjiye muri zino quartier ariko narinjiye mu rugo pe. Uhita uza kunsuhuza? Nisi nkubonye hariya ku isoko urumva biranangaje nk'Imana iduhuje ubundi nta gahunda narifite kuza mu rugo pe. Ahubwo se mu rugo barahari? Kandi nkubwiye ko nsize mama ari mu rugo ari untumye imyembe. Ni gutumye. Urashakaga imyembe nyine arambwiye ngo ninyaruke mu gasoko njye kumurikira imyembe. Sorry ubwo rero ngo bivuze ngo ntabwo ndi bugeze mu rugo kugira ngo utazi kwibona ariko tuzuzanye sibyo? Tuza mu rugo pe. Wenda ndakugeza hafi yaho ariko ntabwo byaba bisa neza sibyo? Nta kibazo. Bose amakuru y'imisi. Akazi kari kugenda neza cyane. Bose ko mbona ikibazo kireka zikagenze neza. Sinzi aho bipfira ndabona. Bose ibintu bimeze neza. Ibintu byose nabitunganye nabishyize ku murongo. Birupfira. Ibintu byose nabishyize ku murongo. Wowe ni kubibona nyine gutya kuri ayo maso yawe tu areba muri santimetero 20 ibintu bimeze neza. Bose ibintu biri ku murongo bimeze neza. Ntubibona? Okay. Sasa. Bose ntabiteto turangiza kumenya amakuru mfite nahawe kuri biro. Nuko ibintu bitari kugenda neza. Ishimutwa ry'abana ryabaye byinshi cyane birenze urugero. Birenze ikigero cyakagombye kuba biriho. Kuri ibyo rero ugiye kuguha amategeko mashyashya. Kubera ubu ngubu ugomba kujya undeberera kancungira bariya bana cyane devuga mubuzaho ijisho. Icyo ngusabye ni ukujya umaraporo buri munsi. None se bose wabitekerejeho neza ko umwira umuyobozi w'abariya bantu? Ntawamenya Miki bariya abantu babazana ntabwo ushaka kumenya icyo batse n'icyo baneka. Niyo mpamvu rero mpamvu jya umbwira akantu kareba kabisa n'amaso. Okay, icyizere ungiriye nzabigerageza. Kandi kuri we nawe nta masantima y'abakobwa nshaka cyangwa n'iki. Urumva kuriya abagore bica ibintu byose. Akazi n'impundu ntabwo ari ntawe bihuriye nk'uko wabimbwiye. Niyo mpamvu nkubwiye gutyo. Ako bose urazi neza nta munsi n'umwe bari bampa Michel mu mutenguhe. Michel umuhaye ngikora neza, so ndakeka n'iyi ngiyi bizagenda neza. Kereka niba hari ibindi bibazo byaba bitari mu wambwira nabwo tukareba uko tubigenza. Ushobora kugenda Miki? Yes. Mati. Karame. Ndumva nagusezera hano rero. Nta kibazo urakoze pe. Urabona mu rugo nera hepfo ugiye kuhagera ntabwo biri bunsabe kuhagera kuko ntabwo nigeze mvugisha iwanyu ko ndibuze kubasura sibyo? Narabizi. Kandi gende witeho sibyo? Kuri pe sinshaka kuzaganira nawe by'umwihariko. Nta kibazo ubu ngubu natinda reka ngere mu rugo. Ukunda kuba ufite umwanya nka ryari? Yego nta mwanya ngira buri munsi mba ndi mu kazi. N'ubu nuko mama yaranyizeye nyine akantuma. Se siporo irenze iyi ari indi siporo ntari ndabikora. Ubu se urumva uvunitse? Kubera ko tutaramenyereye kugenda n'amaguru ubu ngubu ndumva ninanasubirayo ndabona koze siporo ihagije.
reka nihute mama yari yampaye telefone kugira ngo aze kubona uko ambwira ibyo ngura ariko kubera yuko duhuye ukamfasha nta kibazo ndamubwira ko twahuye ukamfasha gusa mbwira ko nawe nawe ibintu byo gushimuta abana tugiye kubigenza gahoro gashoboka kuko ducunze nabi twafatwa ibyo ntabwo byumvikana ibiki bitumvikana akazi ndi kukagenza neza ibintu byanjye urabizi mbikora mu ibanga rikomeye nta muntu wapfa kumenya ngo kana kari gukora none n'uri gukora wenyine ariko ku giti cyanjye mba nabikoze neza cyane kuburyo nta muntu wapfa mwakubaje ngo n'uri gukora wenyine ni yego cyangwa oya nimba utari uri gukora wenyine n'abandi bari gukora kuva uwo bari gukora byamaze kuba ibintu bimeze nk'akajagari tugomba kubigenza gaho byanaba na ngo twaba tubihagaritse nta bose ntabyumvikana aho ntabwo byumvikana iyo ubundi hano ndabyumva uranyoye ariko ubahiriza amategeko nguhaye hari uruhande rumwe ndakubwiye ngo ubahiriza amategeko nguhaye ntabyo kuba ngo uruhande rumwe ngo urundi ruhande no ikindi ko nakubwiye ukuntu icyangona bimeze gute hariya bose biri kugenda neza nta kibazo amakuru gatanu kuri kagiyatsi kagumanya afite cyane ko yafite n'uyamereze arega bose na biriya bintu tumazemo iminsi reba stress just umuntu waba ari busy cyane rero nanone hari igihe mbura umwanya nk'uyu mwanya uboneka rimwe na rimwe urabizi movement zo kugira ngo dure kenshi nazo zakafekiti ijambo ryo kuvuga ngo nubabuze umwanya ntabwo nshaka kujya kuryumva mu mutwe yanjye genda unekere ngona aryama ate ahumeka ate mw'ijoro abyuka sangahe ahindukira gute agendana nande muri no minsi turi kumvikana yego ahara iki ninde bari kumwe muri aka kanya ayo magambo uyazirikane sibyo ndayazirikana rwose okay hari ikintu nshaka kumbwira mwitabo ibyo ntabwo ari ibyo nshakisha kandi urabizi ko mutwara neza cyane sawa uwo mugore ntarengwa yaba aramishe kanze mucakaze musake mbere wenda yaba yaramvumbuye mfite ubwoba muri njyewe ko umugore ashobora kuba yaramvumbuye musaka ku mubiri wose ariko mfite ubwoba ashobora kuba rwose amabanga afite akaba ari ibintu yamishe imfubyi ya Kigali bishyinkunda ako mede mfite ibibazo nka 600 nshaka kukubaza kandi mbona urubimbwiye Sunde wigize maneko y'ururugo ntabwo ndi maneko kandi niyo naba ndi maneko ntawamaye akazi ubwo nabaneka ku giti cyane ahubwo ndashaka kukubaza ikibazo maze iminsi muno sigaye mbona useka umwenyura ugenda wimaringa wishimye sinzi ikintu wikanze mwana anzari umuntu wakubwiye ko agukunda bene ari maka wambwiye ko nkunda nta muntu wakubwiye ko agukunda nta muntu wigeze ambwira yuko nkunda ahubwo nyine nuko biba ari ngombwa kugira umuntu yishakemo ibyishimo bitewe n'ubuzima bwabaye ukajya uhora useka mwenyura mba ndi kwigisha guseka mba nkubwira akantu wowe guhera uyu munsi reka dukore tugirane amasezerano ujye unyishyura ku kwezi nkwigisha guseka wowe wiyigisha guseka wigeze ubona umuganga wiganga ngaho banza useke turebe seka wabiseka seka numve shuri ikigori gikose oya niyo seka nsutsura urayumvishe nawe ngo waturutse kure subiramo ngo wabisubiramo ikigori ubwo narinzi kuri ikigori ntabwo ndi ikigori cyane nkaho ubwo saba kumbwira kandi sakuriza
ni nk'izashumureta neza neza. urabona ntarusha abakobwa biwe kubera Erega buriya mbona uri mwiza nunareba neza nzakunda. Nako nibeshya. imbere Erega uri mwiza. Hakuntu njya mbona winkoraho wageraga kwikuriza ibiciro. Ko buriya nakubera umugabo mwiza nkagutetesha amakuru yagize agahinda. Ukazajya uruseka, ukabikima amakiza. Kakubwire ndi imfubyi pe. Nanafashwe nabi pe. Ariko ntabwo wambera umugabo. Ahubwo nakubera umugabo cyane. Najya kureba ibyo watetse ko byaherewe. Kandi ibyanjye ubinzanira hano ndarira hano uyu munsi rwose. Utaza kuza kambura. Mbona ushaka kuzabyibuha kurenza shobuja. Oya niyo nabyibuhe reka. Niyo nabyibuha. Usiyobora mu nzira. Ubundi wowe ahantu hose kuri toilette muri salon mu cyumba ubundi wowe uri kwipendekeza imbere y'abantu. Ibyanyu byaranyobeye nimukomeze mu bijyemo murakabwira bwe. Dia nawe. Nawe uhora ushanuka. Wowe ugenda uca imbere y'abantu ujya hehe? Byana ukwirirwa ugenda umeze nk'umuntu utazi yava n'iyajya. Yasohoka ageze imbere yanjye. Ntabwo uzaho ubarizwa. Ari ninjya nkubaza ujye nsubiza. Ntabwo uzaho aho ubarizwa cyangwa aho ugomba kuba uri. Uhora mu nzira z'abantu umuntu arakandagira akakugwa ahubwo akandagira wabaye ubutaka cyangwa uri inshishi. Uhora unyitambika nakubwiye ngo ntukagaragare. Simba nk'ukeneye sinyene no guhura nawe. Kandi urabizi wowe dufitanye beef. Nzaruka ariko usohotse muri iyi. Kwanza icara aho ngaho. Arumva? Ndakwicaza aho utagomba kwicara. Reba ukuntu kaba kandeba mu maso, ndeba mu maso mwande. Wowe ufite uburenganzira bwo kundeba mu maso. Icara hano hasi. Icara hano hasi mfasha hano nkwereke. Icara aha hasi. Ahubwo napfukamye. Ndi kubona we yagusuzuguye. Ndavuze ngo pfukama noneho. Rimwe tworosha ibibazo. Agasuzuguro agira se. Agasuzuguro ugira ukavanaye. Ngakazi. Pfukama zamura n'amaboko ndebe mu maso nyine ko ndeba wowe. Ndeba. Agasuzuguro ugira ukavana he? Umuntu aritambukira ukamutega. Umuntu yakwigendera ugakurura amaso ukakurura umujosi. Urayumviriza ahagaze. Iki kibazo? Njye nshaka kumenya ikibazo ufite kuko nta hantu hamwe nshaka kuzongera guhurira nawe. Ufite ikihe kibazo? Nshaka kumva amasegonda atarenze 3. Rimwe. Nasundi wazafashe wanyu. Zakubwiye ko igihe wari ufite hano ngaho cyarangiye. Reba hano, ndebe. Asa kumara witaye kore ko mbere n'ibyaye. Zanye mu kazi urataza kuvuga. Bose kagiye atarwiyambitse hano. Genda amasiga amahana kuri. Hagati aho yaba yatuvumbuye. Yaba yavumbuye ko Munyakazi yamaye akazi. Ibintu byawe bibaye ibibazo. Reba hano, ndebe. Sire. Besire. Uri kurira. Ugize Imana sinjye we yakumenyeho. Ntabwo ari wowe umuntu aba ari kubaza ko kameze. Subiza niwe ndi kubaza. Sinakubwiye ko igihe ufite hano ngacyaranga. Ese ugira ngo tuzakwicire hano? Kene ko bazamfa. Ase mwasizo muri mu biki ko ndamukimwe gucuna. Ateye aturuka he? Umeze bite hago? We. Ntabwo uri wa hano. None se mu tonde. Nese mwatse. Nese ko mbona mushwana. Utaye turuka he? Uro mwisho. Mwatse gushwana nga. Nta kibazo uwayewo. Nuko nabonaga nawe nzige sinzi yo kivuye. Bari gushwana n'uyu mwana. Bashwana ni wowe uri kumfatira abana ushaka kuba papa we no kuri mbabara no kuri ndi kuba kibaze. Ni umufata nabi. Nyaye mazi se. Oya nagarinje. None so Oya nagarinje ko nuko. Bavuya sobanurira. Hasi. Nigikomere mu mutima kuba utagira kivugira aho kumanze nawe ukumva imfubyi ya Kigali bishinkunda nigikomere mu mutima kuba utagira kivugira aho
manze nawe ukumva imfubyi ya Kigali bishyinkunda ndavuga nti ngaho ceceka abamfasha bansisi inyuma banamfasha itara ritazima kuko ni wowe nyirigira ni igikomere mu mutima